Reka nongera nkwifurize kugira ibihe byiza nshuti mukundwa kuri wowe udahwema kubana natwe gatandukanye kandi namakuru akomeje kugenda avugwa by'umwihariko muri championa y'amagare. Uwitwa rero Suzana mu by'ukuri akaba ari umunye Brazil, akaba yegukanye mu by'ukuri umudari ndetse kandi akanegukana by'umwihariko n'umupira wa bronze nk'uko muzi ko mu by'ukuri muri rushanwa ari byo bihembo nyamukuru biba bigize irushanwa. Gusa mu by'ukuri ndabona ku ruhande hari akamodoka keza cyane, na akamodoka mu by'ukuri ubona ko kateguwe n'u Rwanda mu by'ukuri kuzegukana irushanwa rya mbere. U Rwanda rero mu by'ukuri rukaba rukoze igitangaza gikomeye cyane by'umwihariko kuri uyu munya Brazil Suzana, rukaba rugiye ko mu by'ukuri rwamuhereza imodoka nziza cyane. Gusa mu by'ukuri ni ikimodoka cy'igikoko ubona ko u Rwanda mu by'ukuri rwamaze kuba rwakikokora agera kuri miliyoni 300 mu by'ukuri rukaba rwarashyize muri rushanwa ry'amagare. Biravuga ko mu by'ukuri Visit Rwanda iri kwinjiza amafaranga menshi cyane ndetse kandi mu by'ukuri bikaba byanatumye Suzana agenerwa imodoka. Ni imodoka mu by'ukuri ndagira ngo murabona ko ari imodoka y'igikura nkota. By the way, nanjye imodoka mu by'ukuri ndayibonye numva ndayishatse, ndayibonye ndayifuza mu by'ukuri, dore ko bivuga ko mu by'ukuri hari abantu bazapfa babonye ibyiza gusa kuko mu by'ukuri Suzana uyu munsi Imana yamusuye ikaba yamugezeho, niko nza kuba navuga. Kubera ko mu by'ukuri Suzana nuza kureba ukuntu yakomeje kugenda yanikira bagenzi be mu isiganwa ry'amagare ry'isi ryabereye mu Rwanda, urabona ko mu by'ukuri Suzana u Rwanda mu by'ukuri ruramuhaye agashimwe gakomeye cyane, rumuhaye mu by'ukuri imodoka ya miliyoni 300 nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira. Ni ikimodoka mw'abantu mwe ubona ko ari ikimodoka kiza cyane, ni imodoka mu by'ukuri inahenze, ni imodoka navuga ko muri Rwanda ubanza nta nuyigira. Ese imodoka mu by'ukuri yaguruwe he, cyangwa se mu by'ukuri kugira ngo inagere mu Rwanda byageze ute? Kuko kugeza aka kanya biragaragazwa neza ko iyi modoka mu by'ukuri itari iri mu Rwanda, cyangwa se nta nubwo yagize ikurirwa mu Rwanda. Ni imodoka rero mu by'ukuri yakuwe mu Bushinwa ariko ikanaza kuri komande kugira ngo izahabwe umuntu wa mbere ku isi mu by'ukuri uza watsinze irushanwa ry'amagare wa mbere ku isi. Murumva ko imodoka mu by'ukuri isi yabashe kuba yakiga ikayigura, ni ikintu gikomeye cyane. Urumva ko ari imodoka mu by'ukuri inahenze cyane. Uwitwa Suzana w'umunye Brazil akaba ari nawe wanikiye abari bari mu irushanwa. Gusa abanyarwanda bakomeje kugenda bishimira irushanwa, dore ko mu by'ukuri byakomeje kugererwa ko uwitwa Nirere akaba ari umwe mu bari gutwara amagare b'abanyarwanda, yamaze ko mu by'ukuri yagaragara by'umwihariko mu batsinze irushanwa, ariko ntabwo ari we wa mbere kuko ndi kubona mu Rwanda inkuru ziri kwandika ngo umunyarwanda akoze amateka wa mbere, ariko uwitwa Nirere ntabwo ari we mu by'ukuri utwaye ubaye championa wa first, cyangwa se ubaye the first champion from Rwanda first championa. Ubwo ngubwo nk'uko bikomeje kugenda bivuga ko atari Nirere ubaye uwa mbere, gusa ubaye uwa mbere bamwita Suzana, akaba ari umunye Brazil. Ni umunye Brazil ubona ko mu by'ukuri atwaye imodoka nziza cyane igikoko. Imodoka ntabwo mu by'ukuri ryari kimwe mu gihembo cy'irushanwa, ahubwo mu by'ukuri u Rwanda ni igihembo rwateguye rwo kuvuga uti reka uzaba uwa mbere tuzamuhereze igihembo cyaturutse mu Bushinwa Shanghai. Urabona ko mu by'ukuri ari ibintu kugeza aka kanya bikomeje kugenda bishimisha abanyarwanda muri rusange mu by'ukuri, kubona ko mu by'ukuri u Rwanda rwamaze kuba rwakijejara rukagura imodoka ya miliyoni 300 rukaba ruyigeneye uwitwa Suzana, akaba ari nawe wegukanye irushanwa ry'amagare y'isi riri kubera ku nshuro ya mbere mu Rwanda. No munsi wa mbere mu by'ukuri, ubwo birumvikana ko hasigaye indi minsi 7 turi kurya show, cyangwa se mu by'ukuri amagare akirimo gukorwa hano mu Rwanda. Championa y'igare mu by'ukuri ikomeje kugenda inabera mu Rwanda. By the way, reka nizere ko atari bwa mbere tugiye kubana ku muryango mugari wacu. Nimba ari bwo bwa mbere, nyaboneka turagusaba kureba iyo video urebe niba warakanze sabone cyangwa se subscribe, ikindi kandi wibuke no gufungura kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho agatanduko kandi bisanzwe. Aha ni kuri Peak Waramutse TV ukomeje kugenda unogirwa na gahunda zacu gatanduko kandi ntabwo rero mbangiye nyine kugira ngo mu by'ukuri dukomeze kugenda tukugezaho aya makuru akomeje kugenda avugwa mu championa y'isi y'igare ikomeje kugenda ibera mu Rwanda. Bari kumwe n'abagenzi banje mu by'ukuri bakomeje kugenda banahabagira kugira ngo mu by'ukuri bakomeze kugera bagezaho ibintu biri fresh cyane kugira ngo mu by'ukuri mukomeze kugenda muguma ahangare. Rero mu by'ukuri mbabwire ko ari ibintu byiza cyane kuba u Rwanda rwafashe imodoka ya miliyoni 300 n'andi mafaranga arengaho. Ndavuga ko iyi price cyangwa se mu by'ukuri igiciro cyaguze cost y'iyi modoka biragaragazwa ko mu by'ukuri ari miliyoni 300. None yibaze ngo ayikuye mu Bushinwa no kugira ngo mu by'ukuri iyi modoka igere mu Rwanda. Gusa icyatangaje abanyarwanda nuko iyi modoka none mu by'ukuri ihawe umuntu atari umwene gihugu, atanafite ubwene gihugu bw'abanyarwanda, cyangwa se atanaba mu Rwanda. Uwitwa Suzana mu by'ukuri akaba yegukanye imodoka nziza cyane, ntaramenya ubwoko bwayo. Gusa ndaza no kugomeza kugenda mbibashakira kugira ngo mu by'ukuri mumeze kugenda mbibagezaho. Uwitwa rero mu by'ukuri Nirere akaba ari umwe mu bagize championa y'u Rwanda, cyangwa se mu by'ukuri akaba atwaye umudare
dore ko bivuga ko mu by'ukuri u Rwanda rwatangiye kwandika mu binyamakuru byose ndi kubona utingo witwa Nirengo akoze igitangaza. Ntabwo ari we wa mbere mu by'ukuri mu Rwanda wa mbere utsinze shampiyona y'isi y'amagare, bamwita Suzana, akaba ari mu by'ukuri ari umunyabarsile wakomeje kugenda mu by'ukuri anakora ibitangaza. Urabona ko mu by'ukuri gutwara igare ari ibintu bimuri mu maraso, urabona ko mu by'ukuri yakoze icyo twakwita mu by'ukuri returu yagizwaga mu by'ukuri, ubona ko nyine afite icyo bita igiha, by the way afite igiha papa, kuko buranuza kureba ukuntu uyu Suzana yakomeje kugera mu by'ukuri anakora akanikira abagabo bagasigara bibaza ibibaye. Uravuga ko mu by'ukuri uyu Suzana aho abari mu by'ukuri ngo nta nubwo ari ubwa mbere atwaye irushanwa, cyangwa se mu by'ukuri nta nubwo ari ubwa mbere abaye champion, the first champion w'irushanwa. Gusa mu by'ukuri urabona ko yarafite amavuta, yaranafite n'umuhate kuba mu by'ukuri yakora icyo twakwita retour no gukora mu by'ukuri kuba yatwara uyu model ndetse n'umupira wa bronze. Nicyo kintu gihembo kikuru mu by'ukuri baba bahatanira. Nubwo rero ubona ko benshi cyane bavuga ati bagiye kuyoramo miliyoni, cyangwa se mu by'ukuri ngo bagiye gukuramo amafaranga, mu by'ukuri nta mafaranga atangwa muri irushanwa ry'amagare, hoya hatangwa umudare. Uyu mudare mu by'ukuri ariko kuba wahindura ubuzima bw'umuntu, ni umudare mu by'ukuri wa bronze cyangwa se ni umudare wa zahabu. Uyu mudare mu by'ukuri kubona ikizabu ndagira ngo murakibona agifite mu ntoki, UACI mu by'ukuri yabasha ko mu by'ukuri yacyubaka. Ni ikidare ubona ko cyaturutse mu bihugu byo hanze yo kure. Uyu mudamu Suzana mu by'ukuri urabona ko yambaye amafaranga menshi cyane. Uyu mudamu navuga ko ubu uhagaze hafi miliyoni 100 zose z'idolari. Urumva ko mu by'ukuri ubu narenze kuba irushanwa baguhereza n'amafaranga. Urumva n'amafaranga navuga ko nanageriwe ari buze kugurisha, kuko n'umupira wa bronze mu by'ukuri utajya utorwa n'isasu, cyangwa se n'umupira waba wambaye igihe cyose wagwa utwaye ikinyabiziga. Ndakubwira ngo mu by'ukuri nta kintu waba hanga, kubera ko uyu mupira ubukozwe mu by'ukuri na bimwe mu bigize ubunyabugenge byatuma mu by'ukuri uyu mupira utatoboka. Ariko rero mu by'ukuri nicyo gihembo nyamukuru biba biri guhatanirwa mu irushanwa, kubera ko hari benshi mbona utingo baratwara amamiliyoni. Ntabwo ariko biba bimeze, ahubwo mu by'ukuri aka gashimwe k'imodoka kateguwe n'u Rwanda. By'umwihariko navuga ko mu by'ukuri isi yose yaricaye irareba iravuga uti mu by'ukuri shampiyona y'isi by'umwihariko kuri iki kinyejana igiye kuba yabera mu gihugu cy'u Rwanda. Muri Afurika mu by'ukuri nibwo bwa mbere byari bibasha kuba byafunguka, ariko byatangiye mu Rwanda. Ndabona rero polisi yabasha ko mu by'ukuri yabagezaho itangazo ibabwira ko imihanda Gatuna kwa Mutwe ndetse naho ngaho kuri Big Arena by'umwihariko ni Remera, iyo mihanda guhera 2:30 izaba irimo gukoreshwa ku munsi w'ejo, bwo kandi mu by'ukuri bikazarangira 11 z'umugoroba n'iminota 20 hafi aho ngaho. Mu by'ukuri akaba aribwo mu by'ukuri iyi mihanda izatangira kuba mu by'ukuri yatangira kuba yagendamo ibindi binyabiziga bisanzwe. Ni ku isa rero mu by'ukuri 2:30 iyi mihanda izaba ifunze kugera 10 z'umugoroba n'iminota 20 nk'uko polisi yakomeje kugenda ibitugezaho. Suzana rero mu by'ukuri akaba abaye the first champion in the world by'umwihariko from Rwanda, akaba ari naho mu by'ukuri abasha kuba yafatira iyi award cyangwa se ibi bihembo byakomeje kugera mu by'ukuri bihabwa uwa mbere watwaye irushanwa ry'isi ry'igikombe mu by'ukuri riri kubera ku nshuro ya mbere mu Rwanda, muri Afurika hose ndetse no ku isi. Ukabona ko ari ibintu by'agaciro cyane.